reka data bafite ibibazo. Hi guys, my people, my brother. Ndagusuje kandi mwifurije kugubwa neza. Wowe wihebeye iwacu Brice, wowe wihebeye kandi wakunze igitangaza mu bitangaza. Iby'agaciro kandi komeza dukurikirane. I promise ko nazabema kubagezaho amakuru azabagezwaho mu Rwanda ndetse no ku isi yose muri rusange. Rezamire kamakuru yacu tuyatangire mu gihugu cy'u Rwanda. Herereye umusore w'umunyarwanda amazina yitwa iwacu Brice, yavutse mu mwaka w'igihumbi 1992, bisobanuye ko afite imyaka 30 y'amavuko. iwacu Brice yamamaye mu muziki w'u Rwanda nka Bruce Melodie. Uyu munyamuziki yatangiye gukora umuziki nk'uwabigize umwuga mu mwaka wa 2012. Kuri uyu munsi ni brand ambassador wa Primus. Primus ni kimwe mu binyobwa bikomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Mu mwaka wa 2017-2018 Primus yari ifite irushanwa ribera hano mu gihugu cy'u Rwanda ryitwa Primus Guma Superstar, ryagiye ritwarwa n'abanzi bagiye batandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda kandi bikabahesha izina. Gutwara iki gihembo cya Primus Guma Superstar byatumye bamwe mu bahanzi hano mu gihugu cy'u Rwanda bava ku rwego rumwe ndetse bagera no ku rundi bagera. Urugero, umuhanzi Tom Close niwe muhanzi wa mbere hano mu gihugu cy'u Rwanda wabashije kwegukana irushanwa rya Primus Guma Superstar. Irushanwa ryateguwe n'ikinyobwa cya Primus. King James nawe ni umwe mu baje kwegukana iki gihembo. Riderman, Jay Polly, Butera Knowless, Bruce Melodie, Dream Boys, Urban Boys ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Ntabwo ari buri muntu wese wegukanye irushanwa wabigizemo inyungu cyangwa se ngo kuba yaritabiriye irushanwa bimugira umuhanzi ukomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, kuko muri irushanwa hahembwaga umuhanzi wa mbere agahabwa amafaranga agera kuri miliyoni 24. Bagahemba umuhanzi watowe n'abantu benshi cyangwa se wakunzwe cyane mu irushanwa agahabwa miliyoni 15. Miliyoni 15 ni amafaranga menshi. Noneho by'umwihariko mu mwaka wa 2012 za 2010 kugeza 2018 yari amafaranga buri muntu wese atapfa kwiyumvisha ko yapfa gufata mu ntoki ze. Aya mafaranga yakiriwe na bamwe mu bahanzi bagiye bitabira irushanwa rya Primus Guma Superstar ndetse bibagirira umumaro. Urugero, umuhanzi Christopher, iyo uganiriye n'uyu mwartiste akubwira ko kuba yarabaye umuhanzi cyangwa se umwartiste watowe n'abantu benshi cyangwa se agakundwa n'abantu benshi mu gihe Bruce Melodie yatwaraga igihembo cya Primus Guma Superstar mu mwaka wa 2018. Akubwira ko ari kimwe mu bintu byatumye yumva ko noneho gukora umuziki ari ikintu cy'agaciro, ari ikintu cyaha amafaranga umunyamuziki, ari ikintu cyatunga umuntu ubuzima bwe bwose. Christopher kuri uyu munsi ni umwe mu bahanzi dufite hano mu gihugu cy'u Rwanda bakora imiziki myiza kandi igakundwa yaba mu Rwanda ndetse no muri East Africa muri rusange. Ibi akubwira ko abikesha Primus Guma Superstar. Bruce Melodie ubwo yegukanaga iki gihembo cya Primus Guma Superstar mu mwaka wa 2018 yavuze amagambo akomeye ubwo yari kuri stage. Yaravuze ngo nari nsanzwe nkora imiziki myiza ntafite amafaranga. Ibyo ngibyo abakunzi be barabyemera nk'ibitangaza. Arongera aravuga ngo noneho ngiye gukora umuziki mwiza, ngiye kubakorera imiziki myiza mfite amafaranga. Ibi ngibi uyu muhanzi w'umunyarwanda yarabigaragaje bitewe na collabo yagiye akora nyuma y'uko amaze kwegukana igihembo cya Primus Guma Superstar. Bruce Melodie amaze kwegukana igihembo cya Primus Guma Superstar yaje kwerekeza muri Conk Studio, ni studio ya mbere muri Afrika.
Bruce Melodie amaze gutwara igihembo cya Primus Guma Guma Superstar yakoze indirimbo yitwa Katerina. Indirimbo yaje gukorwa na Melodie, video yayo ikorerwa na Julius Bimvizo. Ubu aka kanya indirimbo ku rubuga rwa YouTube imaze kurebwa n'abagera kuri miliyoni 12,300 n'imisago. Mbere yuko Bruce Melodie atwara igihembo cya Primus Guma Guma Superstar, ntabwo kuri uyu munsi washoboraga kwiyumvisha ko Bruce Melodie mu mwaka wa 2022 afite ubushobozi bwo gukura umuhanzi nka Eddy Kenzo mu gihugu cya Uganda akaza mu gihugu cy'u Rwanda mu rwego rwo kugira ngo agire ibikorwa cyangwa se agirane imishyikirano na Bruce Melodie. Ibi byarabaye. Eddy Kenzo ava mu gihugu cya Uganda aza mu gihugu cy'u Rwanda amara igihe kirenga ibyumweru 2. Nyamara ko Bruce Melodie mbere yuko yegukana igihembo cya Primus Guma Guma Superstar yari umuhanzi, yari bigoye ko noneho yabona n'amafaranga yo kujya muri studio. Ariko ubu kuri uyu munsi umuhanzi ni umwe mu bahanzi bakomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Bruce Melodie yaje gushinga rebo ayita igitangaza. Bruce Melodie kuri uyu munsi iyi rebo ntabwo igihari, ahubwo arabarizwa muri rebo nka 155 AM. Ibi bisobanuye iki? Niba umuhanzi ari umuhanzi nyamuziki ushobora kwishyurwa na food bundles amafaranga agera kuri miliyari, niba ikinyobwa nka Primus gishobora kugirira icyizere umunyamuziki bakavuga ngo uyu muhanzi ni ugomba kuba brand ambassador wa Primus, nimba umunyamuziki inzu nziza nka Kigali Arena bagomba kuvuga ngo kugira ngo iyi nzu yamamare cyangwa se isurwe na ba mukerarugendo, brand ambassador wayo agomba kuba Bruce Melodie. Uyu mwartiste ni gute yabura management? Ntabwo bishoboka. Ibi byarabaye. Bruce Melodie arabarizwa muri rebo ya 155 AM ariyo ireberera inyungu ze kuri uyu munsi, kandi akaba ari nimwe muri rebo ziri kumufasha. Iyi rebo ikaba iyobowe n'umwe mu bagabo bakomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no ku isi yose muri rusange, akaba yitwa Coach Gael. 155 AM niyo usanga producer wa mbere hano mu gihugu cy'u Rwanda, Medbeat. 155 AM ni rebo kuri uyu munsi iri gufasha Bruce Melodie ku rwego rugaragara. Bruce Melodie yavuye mu gihugu cy'u Rwanda aragenda yerekeza muri Kenya, akora media tour kuri buri gitangazamakuru, akora European tour, azenguruka ibihugu bigiye bitandukanye ndetse n'imijyi itandukanye hano ku mugabane w'Uburayi. Abo umuhanzi wa mbere hano mu gihugu cy'u Rwanda ukoze European tour. Bruce Melodie yakoranye indirimbo Nyora na Eddy Kenzo. Bruce Melodie yakoranye Total Crazy na Harmonize. Bruce Melodie yakoranye Sawa Sawa na Calligraphy Jones. Bruce Melodie aka kanya n'izina rikomeye cyane hano muri East Africa. Ibaze ko ari umunyamuziki Calligraphy Jones uza mu gihugu cy'u Rwanda akajyana kuri stage na Bruce Melodie. Nyamara bamwe mu artiste bari kuzamuka hano mu gihugu cy'u Rwanda guhura na Calligraphy Jones babifata nk'umugisha. Urugero Bushari ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Byose Bruce Melodie yagezeho kuba ari we muhanzi wa mbere hano mu gihugu cy'u Rwanda ugenda mu modoka nziza Barbas. Ibi byose Bruce Melodie yagezeho ubwe ku giti cye. Arashimira Primus, arashimira 155 AM, ashimira Coach Gael, ashimira Element, Medbeat ndetse n'abandi bose bagiye bamufasha. Bezami afite indirimbo hanze yitwa Yogati yakoranye na Babo Eketi. Aka kanya wagenda ukayenjoyinga. Nyende Olivier Fernandez, kanda subscribe kuri YouTube channel Bruce Melodie Media. Bezami, see you, we love you guys.